Rwanda Christian Convention. Reka nongere mbaramutse mwebwe abari muri Amerika cyangwa n'ahandi hose, kandi nongere kubifuriza ibihe byiza. Nongeye kubashimira icyizere n'urukundo mwatugiriye, mukadutumira kenshi mu biterane muba mwakoze, uretse ko ubu ngubu tutashoboye guhura mu buryo bw'imbone nkubone, ariko nabwo ndongera kubashimira kuba mwarantekereje kandi mukananshyiramo ngo ushobore gutanga iyi nyigisho. Ndakomeza kubasaba ngo dukomeze gufatanya gusenga, dusengera isi yacu, dusengera igihugu cyacu, dusengera icyo nise September Miracle. Murabizi muri uko kwezi kwa 9 ndetse n'impera z'ukwezi kwa 8 hirya no hino ku isi ubona ubwandu bwa coronavirus bwaragiye bwiyongera, ndetse na hano mu gihugu cyacu bwariyongereye cyane ku buryo ubu twongeye dusubira mu kintu cyenda kumera nka lockdown, nubwo wenda tutayirimo mu buryo bweruye, ariko usanga gutaha saa moya bigora abantu benshi, kuko ubu twebwe saa moya buri muntu wese ku mpande zose z'u Rwanda agomba kuba yageze mu rugo. Ibyo rero ni ibintu bisaba ko gukomeza gusenga, tugasenga kimwe kugira ngo abanduye bose bakire. Ngewe ndavuga ngo bose, si ukuvuga ngo bamwe, oya, abanduye bose bakire kandi n'ubwandu bwe kongera kubaho. Ngewe icyifuzo cyanjye nuko hazaba umunsi tuzumva itangazo rivuga ngo ubu mu Rwanda ndetse n'ahandi hose ku isi ni coronavirus free, mbese nta igihari. Kandi iki ni isezerano dufite nk'abakristo, kuko mu ngoma ya 2 ibice 7 Imana yabwiye abantu bayo, iravuga ngo nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe, nindamuka ntegetse inzige ngo zone igihugu, ninohereza mugiga mu abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanjye, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzabumva ndi mu ijuru, mbabarira igicumuro cyabo, mbakiriza igihugu. Aho ushatse wakuramo igihugu gashyiramo isi, ushatse wakuramo igihugu gashyiramo u Rwanda cyangwa irindi zina ryose, ariko ni umurimo wacu wo gusenga kugeza igihe Imana izumva iri mu ijuru ikatubabarira ibicumuro byacu, ikadukiriza igihugu. Ndagira ngo rero mbatere uwo mwete, mukomeze musenge, mukomeze mugire ibyiringiro, kuko Imana yacu n'ubundi iracyari ku ngoma. Ndagira ngo mbashimire n'intego mwatoranije y'iki giterane. Dusoma muri Zaburi ya 89 umurongo wa 14, aho umuririmbyi wa Zaburi hano muri Bibiliya y'Ikinyarwanda biri ku murongo wa 15, haravuga ngo gukiranuka no guca imanza zitabera ni imfatiro z'intebe yawe, imbabazi n'umurava birakubanziriza. Gukiranuka n'imbabazi, gukiranuka no guca imanza zitabera, imbabazi n'umurava birakubanziriza. Aya niyo magambo tugiye kuganiraho, amagambo 4 akomeye cyane usanga muri Bibiliya. Icyambere baratubwira ngo imfatiro z'intebe y'Imana zigizwe no gukiranuka no guca imanza zitabera. Hanyuma akatubwira ngo ikiyibanziriza, muzi iyo umuntu w'umuyobozi agiye kujya ahantu, hari igihe bohereza abantu babanza kujya kumutegurira, ibyo bita advance party. Ngo advance party y'Imana igizwe n'imbabazi n'umurava. Tubishyize mu Kinyarwanda cyumvikana ni ubudahemuka, ni ukutava mu masezerano, ni ukutica icyo yavuze. Kandi ibingibi birumvikana neza, kuko n'ahandi hose dusanga muri Bibiliya usanga iteka ryose Imana, bwabo ubutegetsi bw'Imana, bwabo ubutegetsi bw'abantu, Imana ivuga yuko ubutegetsi bukomezwa no gukiranuka no guca imanza zitabera, ariko igahamagarira abantu bayo kugendana imbabazi n'ubudahemuka. Aya rero niyo magambo 4 tugiye kuganira, ariko uyu munsi ndibanda ku ijambo rimwe gusa ribanziriza ayandi, ari ryo gukiranuka, kuko ntabwo nafata aya magambo 4 yose. Ni amagambo aremereye, ni amagambo akomeye, ngo nyibandeho hanyuma nyigisheho hanyuma tuzabona umwanya. Rero uyu munsi ndibanda ku gukiranuka, ariko nayo magambo yose tugomba kuyazirikana, kuko Imana iravuga ngo gukiranuka no guca imanza zitabera ngo nizo mfatiro z'intebe y'Imana. Hanyuma ikarangiza ikavuga ngo imbere yayo ikizakubwira ko Imana yaje, ikizakubwira ko Imana ihari, ni imbabazi n'ubudahemuka. Reka rero noneho turebe umwanditsi w'iyi Zaburi aravuga ngo intebe y'Imana ikomezwa no gukiranuka no guca imanza zitabera. Intebe y'Imana irakomeye
kandi aya magambo ni amagambo akomeye cyane, kuko gukomera kw'intebe y'Imana, ndagira ngo abe ibyo duheraho. Gukomera kw'intebe y'Imana niko gukomera kw'ibyiringiro byacu. Umwanditsi wa Zaburi muri Zaburi ya 11 aravuga ngo mbese ngo niba imfatiro zishenywe, reka mpabasomere mwumve uko avuga. Zaburi ya 11 kuva ku murongo wa 3 aravuga ngo niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Noneho igisubizo atanga ni ukuvuga ngo niba ibyo abantu bishingikirizagaho, niba fondation y'ibintu abantu bari bafite, niba fondation y'ubuzima bwawe, niba fondation y'urugo rwawe, niba fondation memu n'iy'igihugu, ngira ngo mwarabibonye baravuga yuko ku isi yose ubukungu bw'isi by'abantu bishingikirizagaho uyu mwaka uzarangira aho bazaba bafite croissance izaba iri munsi ya zero. Imfatiro z'isi zaranyeganyeze kandi zinyeganyijwe n'akantu gatoya cyane katanaboneshwa n'amaso. Ariko hano umwanditsi wa Zaburi aravuga ngo niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Igisubizo atanga akavuga ngo Uwiteka ari mu rusengero rwe rwera, Uwiteka intebe iri mu ijuru, amaso yareba abantu, imboni ze zirabagerageza. Niyi imfatiro zishenywe amaso y'Uwiteka bakituriho, niyi imfatiro zishenywe intebe y'Uwiteka ibigikomeye, kandi igikomeje iyo ntebe bakidusobanuye ngo nugukiranuka no guca imanza zitabera. Ntabwo Imana izigera irenganya abantu, ntabwo Imana izigera igirira nabi abantu bayo. Ni Imana ica imanza zitabera kandi ni Imana ikiranuka. Intebe y'Uwiteka irakomeye, nicyo gituma twebwe tudatakaza ibyiringiro. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Umuntu umwe w'umutunzi ngo inkuba yigeze gukubita inka ze zose. Noneho umugore arasohoka arebye imirambo y'inka zabo, areba izo ntumbi zose ziri mu rugo, ngo ararira arangira abwira umugabo ati twiyahure kuko nta byiringiro tugifite. Umugabo aramubwira ati sohoka ugende undebere. Ati na yayindi y'umukara yapfuye, ati z'imikara zose zashize. Ati na yayindi y'ibihogo nakundaga yapfuye, ati n'izindi z'ibihogo zisa nayo zagiye. Ati na yayindi y'igaju nayo yapfuye, ati n'imfizi yasaga ko yagiye. Aramubwira ati igisigaye no kwiyahura. Aramubwira ati subira yongera undebere. Ati na Yesu nawe arimo muri izo ntumbi. Uramubwira ngo Yesu se ngo ubundi ntabwo bizi ko yapfuye akaba yarazutse? Aramubwira ati ubwo Yesu akiri muzima n'iyi nka zose zapfa ibyiringiro byanjye biracyariho. Intebe y'Uwiteka iracyakomeye n'isi yanyeganyega. Niyo mpamvu hano batubwira ngo intebe y'Uwiteka ikomezwa no gukiranuka no guca imanza zitabera. Nuko isi yamera kose Imana irakomeza ikaba Imana, kandi Imana irakomeza igakiranuka. Ko ni Imana idashobora kwishimira ikibi, ni Imana idashobora gukora ikibi, ni Imana idashobora kujya mu bibi. Gukiranuka kw'Imana niko gukomeza intebe yayo. Kandi ijambo ry'Imana handi mu Befeso baratubwira ngo twigane Imana nk'abana bakundwa. Usanga Imana iteka ryose ihamagarira abantu ikababwira ngo niba mushaka no gushyiraho ingo zikomeye, niba mushaka gushyiraho ubuzima bufite imbaraga, niba mushaka gushyiraho ibihugu bifite imbaraga, namwe mwige gukiranuka no guca imanza zitabera. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Iyo usomye mu Migani igice cya 14 barabishimangira cyane. Murabizi umwanditsi w'imigani yari Salomo, kandi mu bayobozi beza babayeho na Salomo arimo, ngo yari yaritegereje ibintu byose ibyabayeho mbere n'ibyaje nyuma, aritegereza ngo arobanura imigani yo kugira ngo yigishe abantu kugira ubwenge. Arangije ahuza gukiranuka n'ubuyobozi bwiza. Imigani 14 umurongo wa 34 aravuga ngo gukiranuka gushyira ubwoko hejuru, ngo ariko ibyaha bikoze isoni amoko yose. Uyu murongo ndaza kugarukaho. Gukiranuka bishyira ubwoko hejuru, ariko gukiranirwa bikoze isoni amoko yose. Imigani 25 umurongo wa 5 akongera akavuga ngo, Imigani 25 umurongo wa 5 akavuga ngo kura abagome imbere y'umwami, maze ingoma ye izakomezwa no gukiranuka. Kura abagome imbere y'umwami, kura abanyabinyoma, kura abandi bose b'abanyamatiku imbere y'umwami, ingoma ye izakomezwa no gukiranuka. Imigani 29 umurongo wa 2 Salomo akongera akabisubiramo akavuga ngo iyo abakiranutsi wagwiriye abantu barishima, ariko iyo hategeka umunyabyaha abantu bacura imiborogo. Ahandi habanziriza aho ngaho Imigani 28 yari yavuze ngo iyo abanyabyaha babyutse abantu barihisha, ariko iyo barimbutse abakiranutsi baragwira. Hanyuma umurongo wa 4 waho 29 mu Migani aravuga ngo umwami akomeresha igihugu imanza zitabera, ariko uhongesha aragitsinda. Muri icyo gice cya 29 n'ubundi
baratubwira ngo umurongo wa 12 ngo iyo umutware yumviye amazimwe abagaragu be bose bahinduka abanyabyaha cyangwa bahinduka injajwa. Aya ni amagambo akomeye cyane atwibutsa imiyobore myiza ariko yose yubakiye ku gukiranuka, kuko niba Bibiliya itubwira ngo igituma intebe y'Imana ikomera, igituma intebe y'Imana itanyeganyega nuko nta kibi kiyibonekamo. Yarangiza akatubwira ngo mwigane Imana nk'abana bakundwa. Niba ushaka kugira ubuzima bufite imbaraga, niba ushaka kugira ubuzima bufite umugisha, niba ushaka kugira ubuzima buriho igikundiro cy'Imana, gukiranuka no kuvugisha ukuri nibyo bigomba kuranga ubuzima bwawe. Reka noneho turebe aya magambo, tuyacengere, tuyasesengure, tuyitegereze, twibande cyane ku ijambo gukiranuka bishyira ishyanga hejuru. Gukiranuka bishyira ishyanga hejuru, ariko ibyaha bikoza amahanga yose isoni. Kandi ngira ngo ibi ngibi nta nubwo bikeneye kubisobanura cyane. Umuntu wese ugendera mu byaha, umuntu wese ugendera mu manyanga, umuntu wese ugendera mu binyoma, umuntu wese ugendera mu kutumvira Imana, ubuzima bw'iteka ryose buzahora mu bibazo. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira inshuro zirenze 2 muri Yesaya ngo nta mahoro y'abanyabyaha niko Imana ivuga, ngo nta mahoro y'abanyabyaha niko Uwiteka avuga, ngo nta mahoro y'abanyabyaha niko Imana yanjye ivuga. Abantu benshi iyo babuze amahoro bakora nk'abanyeroma. Abanyeroma bari bafite umugani wavugaga ngo niba ushaka amahoro ujye utegura intambara. Usanga abantu benshi bahora mu ntambara, wamubwira uti kemura ubuzima bwawe ushyire ku murongo, akakubwira ati ahubwo jewe ndategura intambara. Ntabwo uzigera ubona amahoro ugendera mu gukiranirwa, ntabwo uzigera ubona amahoro utegura intambara. Ahubwo Bibiliya yatubwira ngo niba ushaka amahoro gendera mu gukiranuka. Reka twumve amwe mu magambo ajyanye no gukiranuka. Ubundi gukiranuka bivuga iki? Ubundi gukiranuka tubirebye mu buhande rw'Imana, gukiranuka ni ukubaho udafite icyaha muri wowe. Gukiranuka ni ukubaho utavangavanze. Gukiranuka, ijambo gukiranuka, ijambo righteousness rijyana na integrity. Ijambo integrity abantu benshi baryumva nk'ubudahemuka, nko kutabeshya, ariko ubundi integrity bivuga kutavangavanga. Mu Kilatini ijambo integer ryavuyeho integrity, bivuga ikintu kitavanze. Iyi mpeta nambaye bambwira ko ari zahabu, ko nta kindi kintu kirimo. Uyinaze muri acide aho kugira ngo ishye isohoka irushaho kurabagirana, kuko nta bindi bivanzemo. Ifite integrity, ifite kubitavangavanze. Gukiranuka kw'Imana gushingiye kuri icyo kintu cyo kuba ari Imana ifite ubwiza gusa muri yo, ntigiremo ibyaha. None Imana ikaduhamagarira natwe kugendera ku gukiranuka. Tubishyize mu magambo yumvikana, gukiranuka ni ukugendera ku mategeko y'Imana ukayasohoza yose utishemo na rimwe. Niyo mpamvu Imana yari ibizi neza yuko ibi bidashoboka. Nta mwana w'umuntu ushobora gusohoza amategeko yose, kubera yuko niyo wayasohoza mu bikorwa, mu mvugo yawe uba wayishe, mu bitekerezo byawe uba wabyishe. Kandi niba uri umunyakuri, niwitegereza neza uzabona neza yuko ibyo ukoze byose usanga harimo ikintu cyasigaye kituzuye, cyangwa hari n'ikindi wakoze nabi. Niyo mpamvu umwanditsi mu gitabo cya Yesaya yaravuze ati umwana w'umuntu ntashobora gukiranuka kuko iyo umurondoye hari byinshi abatatunganije. Noneho abishyira mu magambo meza yumvikana muri Yesaya mu gice cya 64 kuva ku murongo wa 3. Reka mbere aravuga ngo uhereye kera ntabwo abantu bigeze kumenya cyangwa kumvisha amatwi no kurebesha amaso indi Mana igira ikimarira uyitegereza itari wowe. Ubonana n'unezerwa ibyo gukiranuka kabikora, n'abagendera mu nzira zawe bakwibuka. Ariko wararakaye kuko twakoze ibyaha ndetse twabimazemo igihe kirekire. Aho no gukizwa tuzakizwa, kuko twese twahindutse abanduye, kandi n'ibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Twese turaba nk'ikibabi, kandi gukiranirwa kwacu kudutwara nk'umuyaga. Nta wambaza izina ryawe, nta wibatirwa ngo akugundire, kuko watwimye amaso udutsemba uduhoye gukiranirwa kwacu. Uyu mwanditsi aravuga ati nibyo twakiranutse byose bigaragara nk'udushwambagara natwo turiho ibizinga. Kubera iki? Hari igihe ukora igikorwa cyiza ariko ukagikoreshwa n'umugambi mubi. Murabizi abantu bajya babikora, umuntu akagirira neza umwana w'umukobwa ariko ategereje kuzamusambanya. Umuntu akakugirira neza ariko ategereje yuko azakwaka serivisi mu bindi bintu. Iteka ryose usanga kugira neza kwacu, gukiranuka kwacu kuza kuriho ibizinga. Muzabyitegereze, umuntu ukunda abandi ntiyivangemo.
ngo abashakemo izindi nyungu ze bwite ni bake cyane. Ariko Imana yo ni Imana igira neza. Niyo mpamvu batubwira ngo gukiranuka kw'Imana ngo igushirize imvura ababi n'abeza, ikabavushiriza izuba itarobanuye, kuko Imana yo nta yindi nyungu igira, kuko ni urukundo rwuzuye. Ikatubwira ngo gukiranuka kwacu nuko kwagombye kumera. None mbabaze bene data, uyu munsi turimo gutekereza kuri aya magambo yo gukiranuka nk'urufatiro rw'intebe y'Imana. Kugomba kuba gukiranuka kuba urufatiro rw'ubuzima bwacu. Uhagaze ute? Ugenda ute? Ukoreshwa n'iki mu byo ukora byose? Ntabwo waba ukoreshwa n'inyungu bwite. Ntabwo waba ugirira neza abantu kugira ngo bakuvuge. Ntabwo waba ugirira neza abantu ngo bagukomere amashyi cyangwa ukabagirira neza kugira ngo ugire ibindi uzabakuramo. Ibyo ntabwo ari ugukiranuka. Ibyo ni ukwishaka mu bandi. Ariko Bibiliya iratubwira ngo kubera ko Imana yari ibizi yuko ibyo tutazabishobora, umwanditsi Yohana mu butumwa bwiza aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi yatanze umwana wayo w'ikinege ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko nta handi dushobora kubonera agakiza uretse muri Yesu wenyine. Nta handi dushobora kubonera gukiranuka uretse muri Yesu. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye Abefeso mu gice cya 2 arababwira ngo jyewe ndashaka kuzagaragara imbere y'Imana ntambaye gukiranuka kuva mu mirimo yanjye. Reka mbibasomere neza nk'uko yabivuze. Abefeso ibice 2 umurongo w'8 Pawulo aravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu bwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo n'impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Hano Pawulo aravuga ati twebwe gukizwa kwacu ntaho bihuriye n'imirimo yacu, kuko ku bwacu ku bwakavukire, nk'uko handi bivuga ku bwakavukire yacu twese twarabo kugirirwa umujinya, kuko ntabwo dushobora gusohoza gukiranuka kw'Imana. Ndetse handi bivuga neza aravuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ngo ariko Imana yo yaduhaye impano y'agakiza muri Kristo Yesu. Ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana muri Kristo Yesu ni ubugingo buhoraho. Ahandi mu Bafilipi ibice 3 arongera akavuga ngo ahereye ku murongo wa 8, Abafilipi ibice 3 umurongo wa 8 aravuga ngo kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonge Kristo, kandi mboneke ko ndi muri we, ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera, kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanywa n'imibabaro ye no kujya nshushanywa no gupfa kwe, ngo ahari ngere ku muzuko w'abapfuye. Gukiranuka kwacu kuva mu kwizera Kristo. Ariko iyo tumaze kwizera Kristo, noneho turahindukira tugashobozwa kugenda nk'abakiranutse. Turahindukira tugashobozwa kubw'imbaraga z'Imana zikorera muri twebwe, tugashobora gusohoza amategeko y'Imana. Niyo mpamvu iyo umwanditsi avuga ngo gukiranuka gushyira ubwoko hejuru, nuko hari amasezerano y'umugisha ajyana no kumvira amategeko y'Imana. Abantu benshi bakunze kubyitiranya. Ntabwo tuzahabwa agakiza kubera ko twumviye amategeko, ariko iyo tumaze guhabwa agakiza tukaba abana b'Imana, duhamagarirwa kuba abana bumvira bagendera mu mategeko y'Imana, tugahabwa umugisha. Ubwo Imana yabwiraga umugaragu w'Imana Mose mu gutegeka kwa 2 mu gice cya 28 atubwira neza imigisha yo kumvira amategeko y'Imana. Aravuga ngo nugira umwete, uwo ni umurongo wa mbere 28 gutegeka kwa 2 28 kuva ku murongo wa mbere. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, kandi imigisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Niyo mpamvu Salomo yanditse yongera kwihanangiriza, yongera gushimangira, aravuga ngo gukiranuka gushyira ubwoko hejuru, kuko Imana yaravuze ngo nuramuka ugendeye mu mategeko n'amateka yanjye, ngo nzagusumbisha andi mahanga yose, nzagushyira hejuru. Kandi ibi ngibi ntabwo ari iby'amahanga gusa, ntabwo ari iby'ishyanga gusa, ntabwo ari iby'igihugu gusa, ahubwo n'abantu ku giti cyabo. Hano Mose akomeza ababwira ngo uzagirira umugisha mu mudugudu, uzawugirira no mu mirima, hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo mu butaka bwawe n'imbuto z'amatungo yawe, kororoka kw'inka zawe n'uko imikumbi yawe, hazagira umugisha igitenga cyawe n'ikibo cyawe, uzagira umugisha mu majya no mu mazi. Agakomeza akarondora imigisha yose izaza ku gihugu no ku bantu no ku miryango nituramuka dutoye umuco wo kugendera amategeko y'Imana. Ikibazo dufite muri iyi minsi, cyane cyane mwebwe muri ibyo bihugu,
bivuga ko byateye imbere. Nuko abantu bakubwira ngo si ngombwa kumvira Imana, ngo natwe ngo iki gitabo cyanditswe kera ngo kirashaje, ngo gikwiye gukosorwa, ngo kigahuzwa n'igihe tugezemo. Iyo watangiye guhuza amategeko y'Imana n'igihe tugezemo ntabwo ukiyumvira. Kandi Bibiliya ntabwo ari igomba guhuzwa n'igihe, ahubwo igihe nicyo kigomba guhuzwa na Bibiliya, kuko Imana yo yavuze rimwe kandi ntizasubiramo. Ndenda kubabwira bene data, mushobora kwiga amashuri menshi, mukabona amadiplome menshi, mukabona n'ubutunzi n'icyubahiro, ariko hari ikintu kimwe Imana yishigarije kizahora kibutsa umuntu yuko Imana ariyo Mana, gupfa ko muzapfa. Icyo ngicyo mu bihugu bikize barapfa, no mu bikennye barapfa, abize barapfa, abaswa barapfa, abakire barapfa, abakene barapfa. Niyo kintu Imana yashigaje. Yabwiye Adamu ngo gupfa ko muzapfa, kuko Imana iteka izakomeza iba Imana. Niyo mpamvu twebwe tugomba kwishushanya n'icyo Imana yavuze. Ibyo Imana yavuze sibyo bigomba gukosorwa, imyitwarire yacu ni igomba gukosorwa kugira ngo tugende dukiranuka, dushobore guhabwa umugisha. Haleluya. Muri Zaburi ya mbere, umwanditsi wa Zaburi aravuga ngo hahirwa umuntu utajya mu nama y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyifatanye n'abakobanyi cyangwa n'abaneguranye, ngo uwo nguwo ngo amategeko y'Uwiteka niyo yibwira ku manywa na nijoro, ngo uwo nguwo ngo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira. Umva ikizavamo, ngo azahwana n'igiti cyatewe ku mugezi, ngo ibibabi byacyo ntibyuma, cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo, ngo kandi icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Gukiranuka bishyira ubuzima hejuru, gukiranuka bishyira ishyanga hejuru. Ibi mushobora kwibwira ko ari byo mu isezerano rya kera, ariko na Yesu yabisubiyemo mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice cya 14. Yesu aravuga ngo umuntu nankunda azitondera amategeko yanjye, ngo kandi umuntu nitondera amategeko yanjye, ngo data azamukunda, ngo nanjye nzamukunda, ngo tuzaza aho ari tubane nawe. Haleluya. Niba mushaka kugira ubuzima bufite umunezero, niba mushaka kugira ubuzima bufite umugisha, niba mushaka kugira ubuzima Imana ishyiraho igikundiro cyayo, gendera mu gukiranuka, kuko iyo niyo fondation, urwo ni rwo rufatiro rw'intebe y'Imana. Ariko ahandi usanga abantu benshi bishimira kugendera mu byaha, kandi nabyo bifite amasezerano yabyo. Uyu mwanditsi w'imigani aravuga ngo gukiranuka bishyira ubwoko hejuru, ariko contrary to that, ngo gukiranirwa ibyaha bikoze isoni amoko yose. Niyo mpamvu muri Yesaya yanditse, Yesaya aravuga ngo, Yesaya 59, uretse ko hari n'ahandi henshi yari yabyanditse, ariko ageze kuri 59 afata umwanzuro, aravuga ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwahize ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva, ngo ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo bitera kubima amaso ikanga no kumva. Ngo erega amaboko yanyu yahindanijwe n'amaraso, intoki zanyu zandujwe no gukiranirwa, akanwa kanyu kavuga ibinyoma, n'ururimi rwanyu ruvuga ibibi n'ibihwehwe. Bigatuma Imana itumva, bigatuma ukuboko kw'Imana kutadukorera ibitangaza, kuko gukiranirwa kubuza Imana gukora. Hari igihe Yesu yajyaga ahantu, hari n'igihe yagiye iwabo i Nazareti, aragenda agezeyo kubera ko abantu babuze kwizera, ngo hava nta gitangaza hakoze. Gukiranirwa kwacu, kutizera kwacu, gupinga kwacu gutuma Imana itadukoresha, kugatuma n'Imana itadukorera ibitangaza. Niyo mpamvu gukiranuka gushyira ubwoko hejuru, ariko ibyaha bikabusubiza hasi. Ndagira ngo turebe muri uko gutegeka kwa kabiri. Nanone Mose amaze kurondorera Abayisiraheli imigisha bazakura mu kubaha Imana, arabihanangiriza arababwira ati ariko muzitonde ntimuzagendere mu byaha. Umurongo wa 15 atangira kurondorera, arababwira ngo ariko nimutumvira Uwiteka Imana yawe, ngo witondere amategeko yayo n'uburyo bwose ngo utegeke uyu munsi, iyi mivumo yose izakuzaho ikugereho. Arondora imivumo yose izaza kuri ubu bwoko. Muzitegereze neza, musome iki gice cya 28 mu gutegeka kwa kabiri. Imirongo ivuga ku by'umugisha ni 14, ivuga ku by'imivumo igera kuri 40 ni oya kuri 52. Akarangiza avuga ngo, ndagira ngo ahangaho tunahasome umurongo wa 65 muri icyo gice cya 28 kugeza kwa 67, aravuga ngo kandi muri ayo mahanga nta mahoro uzabona, ntuzabona aho uruhurira ibirenge byawe, ariko Uwiteka azaguherayo umutima uhinda umushyitsi, n'amaso aremba, n'umutima wonze. Uzashidikanya ubugingo bwawe, uzahora utinya ku manywa na nijoro, ntuzagira ikikwiringiza ubugingo bwawe. Buzacya ugira uti iyo bwira, buzagoroba ugira uti iyo bucya, ubitewe n'ubwoba bwo mu mutima wawe bugutinyisha, n'ibyo amaso yawe azibonera. Ikintu gikomeye cyane, cyane cyane nkamwe muri ayo mahanga, za Canada, za Amerika, za Burayi, za Australia, za Nouvelle Zelande n'ahandi,
abantu benshi twebwe twicaye hano tuzi ko mwageze hafi y'ijuru, ariko ngira ngo mubyitegereje. Birambabaza cyane iyo ngenze muri Amerika, birambabaza cyane iyo ngenze muri Canada nkabona abantu twahoranye n'aha muri abarokore. Mwageze iyo ngiyo musenya ingo zanyu muratandukana, mwageze iyo ngiyo uburokore mubuvaho kubera ko mwageze ngo hari umugisha mwinshi. Ariko Imana iravuga ngo numara kugenda gutyo ngo ukajya muri ibyo ngibyo ngo buzajya bucya wifuze yuko bwira, ngo nibwira wifuze yuko bucya. Icyo ngicyo nicyo muri filozofi bise ngo ni angst, ni umuhangayiko w'ubuzima. Abantu bose bahakanye Imana iteka ryose barahangayika. Murabizi abize ibintu bya literature, hari abantu bitwaga ba existentialiste, barimo abitwa ba Sartre, barimo abitwa ba Camus, barimo abitwa ba Nietzsche, batangiye kuvuga ngo Imana yarapfuye, ngo noneho umuntu ashobora kwigenga. Ariko barangije baravuga ngo life is absurd, ngo ubuzima nta absurd, nta cyerekezo bufite, kuko iyo ku Imana mu buzima, ubuzima bwawe ntibugira icyerekezo. Ndagira ngo nkubwire mwene data wumva aya magambo, niba Imana itari mu buzima bwawe, niba Imana iri mu gice cy'ubuzima bwawe ikindi ntikibemo, aho niho Satani azagukubitira. Umugabo witwa Reinhard Bonke uherutse kwitaba Imana vuba ahangaha yigeze kwigisha umugani ngo umuntu wari watumiye Yesu, ngo aramutumira aramubwira ati mwami Yesu, ndambiwe akajogo ka Satani, none uzi uturi wanjye. Ngo amuha icyumba cy'abashyitsi Yesu aturamo, ariko Satani arazamukubitira muri saro. Amaze kumukubita araza aramubwira ati ariko se Yesu, iyo umuntu agucumbikiye mu cyumba cy'abashyitsi Satani amukubitira muri saro ntutabare? Aramubwira ati jewe ndinda aho banshyize, aho batanshyize urahirindira. Ati na saro ndayiguhaye. Satani aravuga ati ubwo wamuhaye saro nzamukubitira mu gikoni. Buracyari araza amusanga mu gikoni aramukubitiramo. Hanyuma aramubwira ati ariko se Yesu, ko naguhaye na saro kuki utandindiye? Na aramubwira ati nakubwiye ko jewe ndinda aho bampaye, aho batampaye urahirindira. Abantu benshi babayeho nk'uwo muntu, mufite uduce tw'ubuzima bwanyu mwahaye Imana, ariko mufite utundi mwibiki, mwirindira ubwanyu. Ufite uko utekereza iby'imibanire yo mu rugo, ngo hari uko ubyumva, ngo hari uko umuco bivuga, ariko uko Imana ibivuga nibyo wagombye kumvira, uko niko gukiranuka. Hanyuma bigeze aho ngaho umugabo aramubwira ati noneho niba ari uko bimeze, ngo uhaye ibyanjye byose, uhere ku irembo ugeze mu gikari, uhere kuri jewe n'abana banjye n'umugore, byose ubitegeke. Aramubwira tugura bitunganije. Nimugoroba Satani aragaruka, araza komanze kuri gate, Yesu arasohoka. Satani amukubise amaso ati wowe bite hano? Undi ati ahubwo wowe bite hano? Ati urugo ko barumpaye ngo bariye rucunguje kwenda iki? Aramubwira ati sinari mbizi, uyu mumenyereye utategeka ibye byose. Aramubwira ati none yarabimwe ati nanjye sinzagaruka. Reka nkubwire, niba ushaka ko ubuzima bwawe butungana, gukiranuka niko kuzashyira hejuru ubuzima bwawe, gukiranuka niko kuzashyira hejuru urugo rwawe, gukiranuka niko kuzashyira hejuru akazi kawe, gukiranuka niko kuzashyira hejuru igihugu, kuko iby'Imana yasezeranije n'ibyigenderamo. Intebe y'Imana ikomezwa no gukiranuka no guca imanza zitabera. Nawe niba ushaka kugira ubuzima bufite icyerekezo, niba ushaka kugira ubuzima bufite imbaraga, niba ushaka kugira ubuzima bufite umugisha, gendera mu gukiranuka, kuko niho Imana yategekeye umugisha. Kandi niba wumvise ijwi ry'Imana rivugana nawe uyu munsi, uyu niwo munsi wo guhindukirira Yesu. Uyu ni munsi wo kwegurira Yesu iby'ubuzima bwawe byose, ntugire na kimwe usiga, akagutegeka agategeka ibyawe n'abawe, noneho akaguha umugisha. Niba wumvise utsindwa mu mutima, hindukirira Yesu umubwire ngo mwami Yesu, nditabye, nguhaye ibyanjye byose, nguhaye ubwenge bwanjye, nguhaye umutima wanjye, nguhaye umubiri wanjye, nguhaye ubutunzi bwanjye, nguhaye urugo rwanjye, nguhaye imirimo yanjye, nawe umumugisha. Dusenga Imana. Turagushimye mwami wacu Yesu Kristo, wari ubizi neza ko twebwe tudashobora gukiranuka ngo tubishobore. Wari ubizi neza yuko nibyo twakiranutse byose bigaragaraho ibizinga. Uraza umena amaraso yawe kugira ngo amaraso yawe twezeho ibyaha byose. Ndasengera umuntu wese wumvise iri jambo uyu munsi, atari yakwakira, atari yakumenya, atagendera mu nzira zawe cyangwa azigenderamo, ariko agendera hirya no hino. Gendera buri muntu wese, uvugane nawe. Tugenderere twese, uhindura ubuzima bwacu. Tugenderere twese, tugendere mu kukumvira, tukwakire nk'umucunguzi, niturangiza tukumvire nk'umwami. Imbaraga z'umwuka wawe yarazikorere muri twebwe, kandi imbaraga zo kugendera mu ijambo ryawe zigaragara aho tugenda hose. Izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ubwoko bwawe buhabwe umugisha. Ko ni mu izina ryawe dusabye mwami wacu Yesu Kristo. Amen.